Ubazi imisozi yose ntereje ahantu hose wakaza buje kuroga we umupfu muri hari aravuga ko reba aho tuvuye uzi bavuga ngo yica umuntu yamwica sinabonye ibyo wakoreye sinabonye wakoreye mugenzi wanjye niyo avuga ngo mwice yamwica reka nkubwire uranarambukirwa reba hano twavuye uriya mugore numvaga ngiye nshaka no kumusaba yamubabarire nawe tugende twarivuganyeho tugende umuragwazi mubabarire rwose ikibazo ngiye mfite rero arihana se basi ntabwo yakongera basi isomo n'abantu bazajya babimubwira ukuntu yaryamye mu biziba reba ukuntu yabaye ahubwo ukuntu yaryaga ibintu by'imyanda noneho naryama umutima ukandya nkumva ngo naroze ariko ibibazo nyine tugenda ngiye kuri amakupoma niba nyemerera umwana kandi amafaranga ko arayakwaka wese ubundi bwaraguha umuti w'ubuntu ariko ndayafite ndakuguriza ungurize wowe nicyo ushaka kugira ngo tugire ute tumukuru biriya bisazi tugende pe mwana we bazanyumva mwana umunsi yakiriye twahageze ni hariya umva turasasiramo hariya ariko hateye ubwoba rero oya nyine we nugira ubwoba imbere nyine buretse nawe mfite ubwoba afite ubwoba bw'icyo ariko umuntu yaroze yatekereza ubwoba bwa mbere tugende uyandura rwose buretse nyine buretse mbitekereza mwana we uramutuma aranyica mwana nyagasani uzi no kuri amafaranga yo kumuhananira nawe ku masina tugende nakino gikato usanga kirimo imiti mupfumu yesu uri kumera ubwoba kandi ari wowe wagiye wibimenyereye njyewe mfite amaraso ya Yesu nacimoraho mu izina rya Yesu toka satani akaguru karagakaye ndapfuye akwigirisha akagagara ndebe so urukundo rwangu urabagaye akaguru karandiye kino kintu urabona njyewe naza ugenda ari kugumerekeza mwana mbabarira yewe ujya buretse yewe wireba dusubire wese cyangwa tugende reka nkubwira tugende ugikora gusa umuntu gusa njyewe nawe nyine ariko umuntu ni ukubona akaguru karangiye mbabarira we si ibyo urimo yewe muri hano babona yewe genda yewe buretse wamubiri buretse wabuze gute ugeze kuri wowe mwiriwe mwiriwe moze narakubwiye utejo wambeshye icyo mumbeshya mbabarira yasaze yiruta imisozi nibyo washakaga oya namugiriye imbabazi oya akora amakosa ntiyamutwara yarabatwaye abagabo bose bo muri kumukora utabatwara nyine ntikira kunda gutwara abagabo b'abandi mbabarira basi tumuvure sinawe yahaye amabwira basi ariya ni make ntabwo nyemera ushaka ngaho se basi nabonye 50,000 wambaye ukanguriza zana ndi rwose ndimo ndamubona namwangaje bose se arakira ngiye kukubaza
turayashyiraho kuri telefone. Mufite telefone? twebwe turaba mu gihe tugezweho kuri telefone araza no ku ikarita araza turayakira akire se basi arahita akira none. mumbabarira yasaze yagera ku by'amashashi n'amani noneho washakaga yego umugabo we yaragarutse basi nyine nubwo ataragaruka mbabarira kubera iki kuki atagaruka ko nzi ko nari nabigukoreye uya nyine mbonye ameze nabi basi umurekure cyangwa amafaranga mbigukorere yego basi urakoze mu yego arya amazina ni gute izina yanje ndi ya mbere yitwa itwanje ntabwo arayahindura oya nariya yego urya mu byanda bimurekere cyangwa imukureho basi mukuru zana ya nimero ye mushyirireho amafaranga. Nyereke nimero. mwirukaho yego rwose muri z'urusaza yego mwihanagurizeho kaze murabura bose kugira ngo asore Nimero. shyiraho ya nimero yanjye ntabwo irahinduka ni ya yindi ni yayindi Umenye rero karindwi umunani gatanu rero nyine. basi umuntu ucisha amafi aho yinjiye wese umugabo wese umubonye ayimwinuka yigenda ariko ntasa ntugire ikibazo ntugire impungenge yego ntugire ikibazo byose nabigukoreye byagenze neza rwose humura urakoze cyane mwakoze rwose ariko umuvana yego amafaranga yawe. murageraho byatunganye Yego. harya izina ni anje ndaje mite mukuraho nuko amafi gusa hanuka amafi abagabo bose bazajya bamubona bajye bamusanga bajye bamubona ukahita mutumurizeho urusazi yego murageraho byatunganye murakoze cyane murakoze tugende mwagenda abakurambere babishimiye muzagaruka tugende Tugende rero mugurire agacupa hepfo unambwira amakuru. abantu baneka abandi Barese ko wabuze ahantu hose. baneka abandi baza kanywa fanta muri kumwe inzoga akabaneka inama agira umuntu w'ubugambo bwinshi Kanumva neza. Ahubwo reka nkubwire. Yego genda ukane birahari ariko njyewe reka ndashaka ko tunkubira agacupa ukagenda ukazagaruka twabyiteguye noneho ukambwira amakuru wa muntu ntabwo mperuka kumubona naho ubundi ubutaha uzazungurira inkoko zirahaba si inkoko ese akabari katagira inkoko muri iki gihe wagakura. yego mazi anje ni we umeze mute anje uraho muraho mu makuru ni meza haguruka nsuhuze dusuhuze muraho neza muraho amakuru ni meza yego mazi amakuru ni meza umeze neza meze neza Imana ishimwe ndabona wifashe neza hano nanjye mba nisohokanye wiyerekanye mwasohokanye namwe ahubwo babaterera agatebo ahangaha bakatuzanira izo ntibaturebara bicaye muto turaho nanjye ndaho pe ubona bifashe neza hasigaye ndiho katwicare hano iruhande rwanje umwe yakwicara hano mujya hano mu muhanda rwo tumubaza amakuru nta kibazo ubona se yego bikurinda buri meze neza ni ukuri ibyo ntabwo mwamperukaga meze neza rwose muri iyi minsi ndatuza nta kibazo twigeze kumva nyine warahuye n'ikibazo urabyibuka yego ndabyibuka mbese wabyibagirwa wowe se urabizi cyangwa ntabwo ubizi baba barabikubwiye ndabizi cyane bizi byambayeho ndabyibuka byose neza musanga ahantu hariya cyari tuvuye mama yanjye yari yicaye nyine yari ameze nabi n'abasenyi ndabyibuka
mwarambonye njyewe siko ntababonye. twarakubonye nyine niyo mpamvu twavuga ngo ntabwo twibuka ubyibuka ariko nyine Imana ishimwe ni ukuri da umeze neza Ndi gukora umeze neza pe umeze neza ariko rero twari duciye hano hari umuntu twashakaga reka tukureke ariko se ese ubundi iyo muguma hano mukaba munganiriza twihutaga none se waje kumenya uwakugize kuriya ubwo se wumva namuyoberwa ndamuzi cyane kandi ni n'umugore ninde wakuvuje se ni umugore nta nubwo ari n'umugabo ariko ndamuzi n'aho atuye ndahazi iyi naramumenye yego ko waramumenye se ese wamutubwiye ni uwahehe ni uw'inahanga none se wowe yigeze ngo ushaka kubona n'umuntu wa kure nibyo se nibwo se ninde wakuvuje ni Imana nayo nyine yego ese Imana niyo yamukweretse no umva reka tugende tujye kureba wa muntu ko mwihuje oya twari dufite gahunda naze tugenda ngwino dusanze adahari kandi turi kwihuta urumva anje bye anje bye ariko buriya njye ndaje nihorera buriya ntabwo banzi umwanda nariye puberi nabayemo ndaje nanjye nzashyiramo umuntu azagenda abemo umva nibyo nari njemo reka mbere ko nanigendeye ntabwo umuntu nzamurira isukari ikibazo ntabwo mba ntakongera kugitekereza